Jora azabona umugabo umushobora none se gushoboka ni iki muri rusange Darina niwe wambwiye ariko kubera iki umugabo agomba kubishobora none se sibyo niba humility ari ukugira ngo mbe nsina ngufi niba humility ari ukugira ngo umuntu anyobora uko ashaka niba humility ari ukugira ngo natanga ibitekerezo byanjye niba guca bugufa ari ukugira ngo umuntu runaka nshyire mu nzira ye biragoye ko ibyo nzabikora so humility is not to be ntabwo nibyo sisabe ko biseka nekereje kuri fiance wawe biragoye ko ibyo bintu ugiye nzabikora biragoye nibwiye ko n'undi mwana wese w'umukobwa abakobwa bagomba kumenya kuki umugabo adataha kare ariko urugo ko ari urwacu kuki hari amasaha runaka hari ngo byasetingwa no Jori iyo utekereje yuko iwanyu bazahazana inka bagukwa ubundi saduri kigerageza nawe ubitekereza iki nta nubwo ariko mbibona kuko izo nzozi ntago nzifite ariko izihe nzozi udafite ahubwo wawunjijije inzozi zo kuvuga ngo umuntu azaze mu rugo atanga inka ntago nibona wenda ntabwo ari izo nzozi zanjye ariko nanone ndi umuntu wemerera muri destiny niba destiny yanjye ari ugushaka koko ibyo bizaba so far ntabwo siko mbitekereza inzozi zawe ntabwo ari ugushingura rega getting married is not the ultimate goal of every woman. Ni umusirikare ukomeye cyane w'igihugu cy'u Rwanda. Abantu benshi cyane bibaza inkomoko y'imitungo ye. Ni umukobwa ukiri muto kuko yavutse 1996. Nta wundi bamwita Miss Mutesi Jolly. Wabaye Miss Rwanda 2016. Ese byinshi cyane utaruzi kuri Mutesi Jolly ugiye kuba wabimenyera muri iki kiganiro. Ese waruzi ko retired general Ibingira Fred ari umuvandimwe wa Mutesi Jolly ndetse n'abandi basirikare bagiye batandukanye nibuze ko wamenyera muri iki kiganiro. Ese waruzi ko Mutesi Jolly ari umwe mu bana bakomoka ibwami? Ibi ngibi yaje kuba yabitangaza 2016 ubwo yari ari muri Miss Rwanda. Ibindi byinshi cyane ugiye kuba wabimenyera muri iki kiganiro, byinshi cyane utaruzi kuri Mutesi Jolly. Nze kumvira umuzi n'umuzingo. Ikintu cya mbere nagusaba no gukanda subscribe niba utarayikanda. Tugiye kubana muri iki kiganiro ndi Turu. Iyi ni Hozo TV, mukomeze kugenda mukora share, like and comment kugira ngo tujye tubana amasaha 28 kuri 28. Abantu benshi cyane bakunze kubona Mutesi Jolly akora ibikorwa bigiye bitandukanye, amazu, agura amamodoka ndetse n'ibindi bikorwa. Ariko abantu benshi cyane ibintu ntago wapfa kubigeraho ahubwo ibintu barabikorera. Niyo mpamvu ugiye kuba nakubwira amwe mu mateka yaranze Mutesi Jolly kugeza uyu munsi ari mu mabarabasi ndetse n'inzu zihenze cyane. Mutesi Jolly ni umwe mu bakobwa batembera isi cyane rwose kuko ushobora kumubwira imigabane akayikurondorera akayibarira ku ntoki nk'uwayivukiyemo yose. Ariko Mutesi Jolly, Miss Mutesi Jolly yavutse tariki 15 Ugushyingo 1996. Avukira mu gihugu cya Uganda ari naho yize amashuri y'incuke ndetse n'abanza. Amashuri y'incuke yayize mu kigo cyitwa Baby Angel Nursery School. Amashuri yisumbuye yiga mu kigo cya Hima Primary School kugeza mu mwaka wa 5. Hanyuma mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza wiga mu Rwanda mu kigo cya Remera Academy ya mbere. Icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye yakize mu kigo cyitwa Kagarama Secondary School giherereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Hanyuma icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye akiga muri King David Academy aho yize mu ishami ry'amateka, ubukungu n'indimi, History, Economy and Literature. Yarangirije amashuri yisumbuye muri 2015. Amanota y'ibizamini bisoza amashuri yisumbuye akaba yaragaragaje ko yatsinze n'amanota hejuru yagera kuri 67 kuri 73. Mutesi Jolly akubwira ko atari ubwa mbere yari yitabiye amarushanwa agiye atandukanye kuko mu bihe bigiye bitandukanye yagiye yitabira nk'amarushanwa yagiyemo mu gihugu cya Uganda, harimo ibiganiro mpaka ndetse n'ahandi hagiye atandukanye. Mutesi Jolly avuka kuri se witwa Serwiri Silveri na nyina witwa Ingabire Immaculée. Ni umwana w'umuhererezi mu muryango w'abana 6, harimo abakobwa 3 ndetse n'abahungu 3. Abantu benshi cyane bibaza kuri Mutesi Jolly uburyo afata inshingano, bakibaza niba ari we mfura mu rugo iwabo, ariko siko bimeze. Ahanga Mutesi Jolly yakubwiye ko ari we muhererezi wabo. Ibi ngibi abantu benshi cyane kubwira umwana w'umuhererezi, abenshi cyane babamenyereye ko hari abana baba bari aho ngaho bitetesheje, ariko ntago ariko bimeze ku bana bose. Abo ni bamwe na bamwe.
Mutesi Jolly we yifata nk'imfura ndetse agafata inshingano zimeze nk'iz'umwana w'imfura. Hanini cyane ajya ashyiramo n'igikabyo ukabona yafashe inshingano zimeze nk'iz'ababyeyi. Mutesi Jolly akubwira ibintu bigiye bitandukanye yagerageje kuba yakora, ariko ibi si byo ngira ngo dutindeho, ahubwo reka tugaruke ku kantu yigeze gutangaza ubwo twari turi muri 2016 nk'uko yabisobanuriye umunyamakuru wa inyarwanda.com. Ubusanzwe Mutesi Jolly wa Serwiri, Serwiri wa Budeyi, Budeyi wa Mushi, Mushi wa Rwamarage, Rwamarage wa Ndirima, Ndirima wa Mushikazi, Mushikazi wa Semugaza, Semugaza wa Kigeri wa gatatu. Mutesi Jolly mu rukundo, Saidi Lugumi, umucuruzi w'intwaro kabuhariwe ndetse n'ikoranabuhanga. Saidi Lugumi yavutse 1972. Izina rye ryaje kumenyekana 2016. Iki gihe Mutesi Jolly nibwo yari amaze kuba Miss Rwanda. Mutesi Jolly kuri ubu ngubu nk'uko nabikubwiye n'umwe mu bakobwa bafite ibikorwa bikomeye cyane, ariko ibyo bikorwa byose bivutse ejo bundi, nta n'imyaka ibiri iciyemo. Ese kuki abantu benshi cyane bakunze kwibaza ku bikorwa bya Mutesi Jolly? Nyamara hano mu Rwanda hari abakobwa bagiye batandukanye twavuga bafite agatubutse, harimo nko bita Keti Bashabe, Aria Kuru ndetse n'abandi bagiye batandukanye, ariko abo ngabo reka tube tubashyize ku ruhande tugaruke kuri Mutesi Jolly. Mutesi Jolly abantu benshi cyane bakunze kwibaza bati ese amafaranga afite yakura he? Nkuko nabikubwiye ahabaye intote ni habura ibiceri. Umwana w'ibwami kuba wakumva afite ibikorwa nka biri uyu munsi ni ibintu byoroshye cyane. Ese waba Mutesi baba ari abakire cyane? Reka da, ayo makuru ntabwo nyafite. Reka tubihorere kuko nta nubwo bari muri showbiz kandi sina ngombwa kubagarukaho. Nkuko nabikubwiye Mutesi Jolly n'umwe mu bakobwa bakuze bashaka kuza b'abasirikare bakomeye cyane, ariko kubw'impamvu z'uko akunda umuryango we yavuze ko nta mpamvu ashobora kuba yajya mu gisirikare. Ibyo byose biza gutuma afata umwanzuro kubyihorera, ariko nkuko yabyitangarije yavuze ko mbo yamwe mu bavandimwe be nk'uwo nakubwiye muri kino kiganiro dutangira, Retired General Ibingira Fred n'umwe mu bavandimwe ba Mutesi Jolly. Kandi Mutesi Jolly akubwira ko hari n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye, wenda si ngombwa ngo mbarondore muri uyu mwandiko, ahubwo reka turebere hamwe. Ese Mutesi Jolly amafaranga atunze yakura hehe? N'umwe mu bakobwa bashoye mu kijyanye n'ubwiza cyane, ndetse agenda akora amashopa agiye atandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye nk'uko n'abagenzi be bajya babikora. Bamwe mwese mwibazaho bati bakora iki? Aria Kuru n'umwe mu bakobwa rwose bacuruza amaji agiye atandukanye ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Mutesi Jolly nawe n'umwe mu bakobwa bashoye mu bwiza ndetse kandi aza gushora no mu bukerarugendo. Kuri ubu ngubu afite ama business agiye atandukanye, harimo nko gucuruza amazu ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, aho hose bituma yinjiza agatubutse. By'umwihariko nk'umukobwa ugera ku migabane y'i Burayi urumva ko nta kabuza hari byinshi cyane akoraho ndetse bimubyarira inyungu. Abantu benshi cyane bari bazi ngo amafaranga yaturuka kuri Saidi Lugumi. Nyuma yaho batandukaniye yahise yerekana inzu ifite akayabo ka miliyari z'amanyarwanda. Ese Mutesi Jolly amafaranga amaze kumva hayakura? Mutesi Jolly ni umushoramari ukomeye cyane mu bijyanye n'ubwiza, hakaba acuruza amazu ahenze yaba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nk'abandi bakobwa bose yabanje kugerageza arishakashaka, ashinga icyo bitaga Miss East Africa, ariko itaraje kumuhira kuko yaterwaga inkunga n'umuhanzi bita Diamond Platinum. Baje kuba bavuga ko uyu byigeze kunavuga ko bari mu rukundo, ariko uwo bita Miss Mutesi Jolly aza kuba yahita bihakana, ndetse ibi byaje kuba byarangira Diamond Platinum. Ubu nawe wasanga uri umwe mu bahoraga bibaza aho Miss Jolly avana amafaranga. Mu magambo make uyu Miss Jolly ni umushabitsi akaba n'umukomisiyoneri icyarimwe. Ngaye nguko rero reka nkushimire wamaze gukanda subscribe ku Ihozo TV. Kitwa turi kumwe muri iki kiganiro Ndituru. Mukomeze kugenda mudushyigikiraho, mukora share, like and comment kugira ngo tujye tubana amasaha 28 kuri 28.